Ebe tujya mu makipe yambara ubururu duhere muri ekipe ya Gorilla tuzamuka muri ekipe ya Rayon Sport muri dosiye ya Bigirimana Abedi kinyi Rayon Sport imaze igihe kirekire yifuza sinzi impamvu byanacecetse kuko amaze igihe hatavugwa nta makipe yandavugwamo ahari wasanga Rayon Sport yaramaze kumvikana nawe kabiri gushaka amafaranga Abedi kuri nimero 8 ya Rayon Sport bimeze gute kwindi myanya ubona isa nk'ini yamaze kuzura n'imyanya imaze isa nkaho yamaze kuzura kuri Abedi nkuko wari bivuze urebye ni nako kuri no ngo ikipe ya Rayon Sport icyo yabanje gukora kugira ngo ise nkaho rwose namureshya kurushaho kwari kumwoherereza draft y'amasezerano cyangwa se kumwoherereza amasezerano nyine kugira ngo banza nacishemo amaso arebe ibyo byabaye ari wabo Bujumbura hariya muri quartier ya Kajaga niho yubatse niho atuye amasezerano rero ya Rayon Sport Abedi yamaranye igihe rwose yacishemo amaso kandi yaranashimye aravuga ati nta kibazo gihari twakurutsa abantu deteza amafaranga zirimo urumva amafaranga yari ariho avugwa miliyoni 25 z'amanyarwanda kuvuga hagati ya 25 na miliyoni 30 aho ngaho agasinya imyaka 2 icyo gusa Abedi n'abashinzwe kumushakishiriza ama equipe basa nkaho bari banze no kwishyura muri installments cyangwa se mu byiciro abakinnyi benshi b'abarundi ntago bikunze kubaho ngira ngo sinzi impamvu ngira ngo niko niyo system barakuriyemo iyo murundi muvuganye wa muhimbumbi ibyo kumubwira ngo urabona ngo muri 30 nabanywaye 15 ngo nyuma ngo yereyunde ngo nzaguha ndiwe ya abayazibariye ibyo ntago babiri bagiye kwimenera amabuye na zahoza amatafari abayara bibaze byose navuga rero ko Abedi ku ruhande rwe na agency ishinzwe kumushakishiriza ama equipe navuga ko rwose bagikomeje kuba fideli kuri Rayon Sport kuko uranagerageza no gucukumbura ni makuru y'ahantu Abedi ashobora kuba kwerekeza atari muri Rayon ayo makuru ntuyabona aravuga bati Abedi rwose ategereje Rayon Sport hanyuma rero azatangira imyitozo bavugana rero urumva n'ubundi update gahari bavugana Abedi na Rayon Sport bari bemeranyijwe yuko ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi arizo z'uyu munsi Abedi ari bwakagombye gushyira umukono ku masezerano rwose uyu munsi n'ibitabo uyu munsi 15 bizaba ejo 16 Abedi ngo azaba yamaze kwerekanwa muri ekipe ya Rayon Sport abareyo nizera ko information muyishimiye cyane tekereza ko ariyo piece of puzzle yabonaga muri ya mediane ya Rayon Sport kuko harimo umwarabu ukina 6 harimo uyu musore uvuye muri Mukura nawe ukina nimero 6 harimo Aimable harimo Tambwe Gloire w'umurundi harimo na Mohamed Cheli nimero 10 urumva haburaga nimero 8 mwiza uri ku rwego rwa Abedi urumva nako tinasinye uyu munsi cyangwa ejo se bane hagati uyu munsi nesho ngo ntibizarenga ko ngo na Coach Rotfi yaravuze ati abakinnyi babura mugerageze mu byihutishe kugira ngo natwe mu byukuri tegure Yanga bameze neza tegure hakiri kare equipe yuzuye abayobozi ngo bariho barashyiramo imbaraga baravuga bati nubwo amafaranga wenda twaba twarihaye muri gahunda y'ubururu bwacu yaba ataragera tuzafata amaze kuboneka hanyuma twongere twikoremo tube twishyuye ibindi bizakomeza ariko amaze kuhagera hanyuma se abakinnyi b'abarundi reka tubijyane kuko ari abakinnyi b'abarundi babona bibazaga igihe bazagira mu myitozo ya Rayon Sport ku munsi w'ejo ndi kuri Patient tunakomereza kuri rutayizamu ko wambwiraga ko reyo ibya rutayizamu bitarangiriye kuri Shabibo gusa harundi bifuza ukomerezeho tubwira rutayizamu ndi Rayon Sport ishobora kuba irimo gusibla araza ryari ninda ratukaye yego ubwo navuga kuri abo bakinnyi b'abarundi ndi kuri Patient nyuma yo kubona ko Drissa Kuyate umuzamu kipe Rayon Sport uretse gusinyisha urwego rwe ruri hasi babaye bahamagaye ndi kuri Patient kugira ngo yihutaze mu myitozo kugira ngo bashobore no kumusezera ngo bashobore no kumuha amafaranga kugera baramusezera ibihumbi 10 ngo by'idolari rwose apresenta rero gufata icyemezo ubwo rero mu gihe ataraboneka undi muzamu umutoza arashaka ko abari kureba ndi kuri Patient ko wenda yaba ari wari gukoresha mu gihe undi muzamu yabaza niyo mpamvu bamuhamagaye bahita banamuha amafaranga bari bamubereyemo ngo ni imishari y'amezi 2 niba nibuka neza yanazanye kandi na Ndayishimiye Richard bivuga ko mu gihe hataguzwe undi nimero 6 kuri Richard uzayitera 6 mu gihe hataraboneka undi wa nyaba hagati ya Richard na Aimable niwo umutoza azareba nyine uri ku rwego rwiza ariko Richard ku myitozo yakoze ku munsi w'ejo ko bakinye na Deka kurekora pe
rwiza cyane. Abakinnyi beza Rayon Sports ifite last season. Harabura Paple ni gutaragira umwitozo niyo mukinnyi mu Burundi utaragaruka. Hanyuma ku bandi bakinnyi bataraza kuko Parebwa nawe azahanganira umwanya na Cherry na Cherry kubona bizagorana ku icumi rya Rayon Sports ba Bedi bahari ba Cherry bahari bizabigoye cyane. Uzira mu peti ngo ni Tony Kitoga. Tony Kitoga ntabwo arasinya nabonye bose abarushase ibyo biracyagoye cyane Tony Kitoga. Hanyuma undi mukinnyi waje ku munsi w'ejo ni Aziz Bassane Kulanya. Ejo yakoze imyitozo Bassane ko ngari huta cyane. Uruhande rw'ibumoso imbere nta muntu bahanganye kuko umupira ari gutera kuri uruhande ngo umutoza ejo yashyizeho vibu bagiye bagakora Rayon Sports ifite ba Adama Bagayogo no bafite agiye gukorera gatangiye ku grand joueur agakira umwana nagakira umugame Adama kabisa nayo ngari hejuru cyane. Ubwo ariko na Rutanga cyakomeje imyitozo mw'abantu mwe mutoza abona sinye mukajya ngo nitwabivuze Rutanga imyitozo umutoza rwose ngari kumushyira muri kipe ya Omborenga se kwasinya APR byose birashoboka ni bangana se barangana n'imyaka imwe none se Rutanga Omborenga sinyatire Rutanga ngende mu bantu bakivuga ko itazaba ari imyitozo nk'umuntu wayikiniye imyitozo Rutanga ari gukora mu bakinnyi bategerejwe rero barimo Yusudianye utaragira mu myitozo ndetse na Nsabimana Aimable n'abakinnyi babiri bagifite amasezerano na Rayon Sports yifuza gukomezanya nabo. Yusudianye na Aimable Nsabimana ukishyura miliyoni 5 ariko umutoza rwose yasabye ko bamwihutisha akaza agakora mu gihe kandi tusoza kuri aba bakinnyi Asana na Innocent muri aba bakinnyi Irene yavugaga bagomba kuba muri Muhanga. Asana agomba kuba ari kumwe na Gatera arajya muri Muhanga Asana baramwataka kugutize nawe aravuga nta kibazo no muri kuri ari n'amahirwe Rayon Sports ishobora kwitara muhaye kwigaragaza ashobora kuzabonera muri equipe ya AS Muhanga neza. Wa mugana abonye n'ahana kina atari kuri pressure ikomeye cyane ufite umutoza bumvikana akora ibintu byatuje akaba yagaragaza urwego ruri hejuru mu by'ukuri bwo Asana arajya muri Muhanga. Hanyuma na ba Mutebi yego hari umuntu ngiye wanyandikiye message wo muri Rayon kugira ngo mvuge ukuntu bikomeye yemeye yayima mu Cyongereza yambwiye ngo Rayon Sports will buy another striker. Rayon Sports iragura undi mwataka bivuze ngo ntabwo yavuye ku isoko ry'abataka si birashoboka ntabwo yavuyeyo nganye azagaruka nganye Beramahire Shabibo bakongeraho n'undi cyane bakaba bane irashaka bataka bane irashaka amatsinda rero babiri bazajya babanzamo na babiri bazajya basimbura. Wow niyo politike y'umutoza n'umunyarwanda se n'umunyamahanga ntabwo ari umunyarwanda kuko bararebye basanga nta hari umukinnyi umwatakamo wo mu Rwanda hari gukura amafaranga urumva hari umukinnyi ku munsi w'ejo wakoze imyitozo abantu baza kureba imyitozo yawe ku munsi w'ejo nubwo yari awiklo ariko mfite intasi zanjye zamushushanyirije zampaye na video ye gukora imyitozo niwe mukinnyi muremure wari imyitozo ku munsi w'ejo bose yarabasumbaga pe ajya kungana koresha na Prince Rudasingwa barareke ariko we amurusha ibigango we n'umusore urubango fata ukuntu Hussein Eto areshya uramubona Habimana Hussein ubona kuntu angana mu bigango mu byimbo umwe noneho uburebure bwa Rudasingwa Prince niko umwataka areshya ni muremure pe urumva uyu mwataka ejo yakoze imyitozo yambaye nimero 23 ngo ndagira ngo abantu baze kumureba banamumenye yitwa Jonathan Ngono ariko mwabantu mwe Jonathan Ngono namushatse no mu Cameroon nibaza ngo yakinnye he no n'icyo muri Cameroon urumva ndaheba pe Rashid Jonathan Ngono ejo yakoze imyitozo full yuzuye urabona ko umutoza akeneye wa mwataka bita umutagetman wa mwataka nyine w'ibigango ugenda akaba yakinana kuko muri match amikare bakinnye ku munsi wo kuwa gatandatu iminota ya mbere babanje kwikina uyu nguyu Shabibo ari kumwe na Abedi ariko nyine wabonaga batari guhuza cyane kuko bose nta bataka bakora amuvoma rero akeneye wa mwataka uzajya ugumya arangaza aba defense noneho uyu undi we agakora amuvoma nka kuriya Diarra yabikoraga nka Kasigi nawe rero nuwo mwataka noneho rero umva dusoza gato kuri Rayon Sports update Jonathan Ngono rero barambwira ko ntabwo ari mwataka wundi ugiye guta sinya ariko ari mu bataka batekereza ko bavanamo basinyisha bari mwigerageza kavuye muri Rayon rero kandi kuri ayo makuru ngo hasigaye abakinnyi batatu nimero 6 Perezida Tadeyo agiye kwigurira ukomeye cyane wakinaga Champions League Tadeyo urumva detail hano nimero 11 ushobora gukina couloir yose muri systeme y'umutoza kuko akina defense atro wing back urumva uwo nawe ngo arahari undi rutayizamu ugomba kuzafatanya na Shabibo kuko yavugaga kuko ejo mu nama twasanze
tukakwizera neza igaruka rya forunganye igihe azagarukira muri forume exactly umuzamu kwizera nawe uyu munsi Gishweka. araganira n'ubuyobozi Kwizera Olivier uyu Gishweka. ni umuntu wa ndani muri rayo ndani muri bya byumba by'abayobozi ntabwo ari amakuru y'abamotari Rero uyu munsi Play iraganirira. ntabwo yazanye n'abandi barundi wazaza ejo kuwa gatatu nibwo azakora imyitozo harimo abakinnyi b'abanyamahanga bazatizwa ndetse harimo n'abazasezererwa vuba iyo ni update ya Rayon Sport hanyuma dukase gato ishyorongi ya PFC ikomeje imyitozo ariko ikomeje no gushaka imikino ya gicuti imikino ya gicuti igiye muri APR Yego. ni uko imikino ya gicuti izakina amakipe yo mu Rwanda icyo cyo Akipe kibanza hanze bazahura. ntayo ni amakipe Wow. yo mu Rwanda batekereje gukora pre-season muri Maroc biranga bategereje gukora pre-season muri South Africa biranga basanga bazakina barakerewe n'amakipe y'inaha ubwo ntituramenya yari ariko iyo gahunda ngo irahari rwose mu cyumweru gitangwa ashobora gutangira kubitekerezaho ahubwo Rayon Sport ngo iri mu biganiro bya nyuma na Nigeria ya CHAN kuzaca hano iri kujya muri CHAN rwose amahirwe menshi ngo ishobora kuzakina na Nigeria ikipe ya Rayon Sport ariko cyangwa ijya muri CHAN. byaba ari nyuma ya Rayon Day